a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. AD Sport twongeye twagarutse aho ndi kumwe na bamwe mu nzobere muri football nkuko musanzwe mubikurikirana kuri AD Sport. Uyu munsi ndi kumwe na muhungu wanjye kabisa tutari duherukanye, my brother Wagwan. Salama imeze bite? Iminsi aribaye myinshi bro. Yaribaye myinshi cyane, naragiye muri Amerika gutembera no kurya ubuzima. Nekereza nashidikanye ko amakuru ushobora kuba yamano ya danje y'imikino igiye itandukanye hari hakurya, ariko muri United inzi ngo nta football bakunda. Football barayikunda cyane, urebye za Major League Soccer zose niho ziba ziri, ba Messi niho bakina ndetse n'umuhungu wacu Nshuti Innocent nawe uziko yagiye gukina muri iriya shampiyona yo muri Amerika. Ariko nyine amakuru y'iburayo arahari ni menshi cyane, ahubwo icyo tubasaba ni ukudutega amatwi natwe twaza kubavira imuzini muzingo. Ya muramwumva rero amanukanya amavuta, umuhungu rero agiye gutembera kabisa hakurya y'imipaka bamwita Pasi. Tukaba tugiye kubana nawe rero mu rubuga rw'imikino, murabizi ko tubakunda cyane. Pasi, uyu munsi byanga bikunda nshaka ko haza gushya. Yes, uyu munsi rero haraza gushya cyane kuko tubafitiye ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye uri buze kubabwira mu kanya. Yangira ngo abanyarwanda rero badukurikirana umunsi ku munsi ntiduhwema kubereka byinshi kandi byiza cyane bagenewe. Turi buze kuba tugaruka rero kuri za ngingo zacu eshatu, n'ubundi nta kirahinduka. Turaza kwigaragara gatoya mu ikipe ya Esperance, turebe uburyo iyi kipe ibiri kuvugwamo, turebe amavugururwa akoze, dore ko mu minsi rwose mikeya cyane bari basuwe n'abashyitsi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bafasha iyi kipe. Turaza kumanuka muri Murera, naho hariyo amwe mu makuru akomeye cyane tugomba kubanza kubwira abakunzi ba Rayon Sport. Aha hantu ngira ngo aba Rayon Sport muze kwegera hafi, afite amakuru ashyushye kabisa. Turaza kwambuka imbibi rero tugende twikaraga ahantu bita mu Bufaransa i Paris, tuze kureba icyo perezida w'Ubufaransa ari kwizera kuba Kylian Mbappe ari umwe mu bakinnyi bazakina imikino ya Olympique. Turaza kubivugaho byinshi rero ndi kumwe na Pasi. Yego, twebwe rero turaje kugira ngo tubamare impungenge ku makuru yose mwaba mwibaza ndetse nagezweho ubundi ibintu bigende neza. Ngira ngo rero harabameze neza, ngira ngo barabyumva. Ni umwe mu bahungu kabisa nkunda cyane, nkunda gukorana nawe urubuga rw'imikino amba hafi. Pasi, ndumva rero twakanzika niba nta kintu kindi ushobora kubwira abanyarwanda. Yes, icyo nababwira rero ni ukuguma badutega amatwi maze natwe tukababwira byinshi cyane ukuntu u Rwanda ruba uruyange mu mikino. Mu mikino rwose. Wabonye ko Stade Amahoro yuzuye? Yes, Stade Amahoro yaruzuye, ubu ngubu 95 Stade Amahoro yaruzuye. Ari subu Pasi. Umunsi wo kuyitaha tuzaba turi. Umunsi wo kuyitaha nyine nawe urabyumva. Cyakoze cyo ikintu nsaba abanyarwanda sibyo, stade bagiye bareka kuyifunga, bareke amakipe yacu aryohe akiniremo. Ikibuga ni gisaza bongere bashyire mu indi tapi. Ndumva najya gushaka ifoto. Ya rero urumva ni ibintu biryoshye cyane Pasi. Ngiye buriya ndashaka nzabe nice hejuru handi ku buryo nzaba ndeba mu fresh. Yes, nta muntu utakwifuza kwinjira muri Stade Amahoro uko byaba bimeze kose. Man, iriya stade ni nziza, reka tuvuge ibintu tubisubire. Iriya stade ni nziza cyane kuko urebye mu karere k'ibiyaga bigari nta bantu bafite stade nziza nk'igihugu cy'u Rwanda. Cyane ko u Rwanda ariko si na stade nka u Rwanda tugiye dufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye tugiye tuyoboyemo kandi ndabona bikiyongera. Yego, ni ibikorwa byinshi kuko ushobora no gusanga Kigali Convention Center iri mu nzu nk'eshatu muri Afrika nini kandi zakira abayobozi benshi cyane baturutse hirya no hino ku isi. Ya urabizi ko no mu Bugesera ariko dufite ikibuga cy'indege gikomeye cyane. Yes, no mu Bugesera rero kiriya kibuga cy'indege iki ni kigaragaza ko u Rwanda rurimo ruragenda rutera imbere, yaba mu bikorwa bya siporo, yaba mu bikorwa bya politike ndetse n'ibindi by'ubukungu. Byose urabona ko u Rwanda rwose ruri kugenda rutera imbere nta kibazo kabisa. Umuntu utarabaye mu Rwanda nibaza aho yabaye. Ya rero murabyumva ibiri kuvugwa muri Esperance. Niyo mpamvu ngiye Pasi ngira ngo twimanukire cyane kabisa tugere muri Murera turebe ngo bimeze gute abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport, nibiki bayitegaho cyangwa se nibiki biri kuvugwa uyu munsi wa none mu ikipe ya Rayon Sport. Yes, ikipe ya Rayon Sport hari impinduka yasize ikoze muri shampiyona y'u Rwanda by'umwihariko mu mupira w'amaguru cyane. Impinduka yakoze ntabwo ariyo yazikoreye ahubwo hari ikipe yazikoreye.
ntabwo byoroshye. Hari amakipe Rayon Sport yaba yaratabaye kabisa uyu munsi wa none bavuga ati Rayon Sport yarakoze pe. Yes, hari amakipe ashobora kuba yapfukama hasi bagasasa akarago bagashima Imana nk'ikipe ya Etincelle nyuma yo gutsinda Rayon Sport ibitego bitatu ku gitego kimwe rwose hari kuri Kigali Pele Stadium, kandi ubona ko ikipe yari yavuye i Rubavu batize intsinzi ariko bagera mu kibuga rwose bagafata ikipe ya Rayon Sport bakayikubitira mu mufuka. Etincelle kabisa guturuka hano i Rubavu rwose ni abana bo ku mazi, ariko iriya kipe na Rugara ntago yari iri ahantu heza. Kuba yaratsinze Rayon Sport ni bimwe mu bintu byayifashije cyane kabisa. Yes, ni ikipe ya Etincelle yari iri ku mwanya wa 14 n'amanota 26, ariko ubwo nyuma yazaga gutsinda ikipe ya Rayon Sport byahise bituma ifata umwanya wa 12 n'amanota 29. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kuko inyuma yayo y'iyo kipe hasigaye amakipe rwose yo atanize kuba yazamuka iramanuka mu cyiciro cya kabiri. Ya ariko biracyashoboka cyane. Rero reka Rayon Sport ni imwe mu makipe rero ya anakomeye hano iwacu mu Rwanda, byanga bikunda ntekereza kuba yaratsinzwe na Etincelle. Ni ibintu ngiye nibajije cyane kuko iriya match numvaga ko ari urucabana kuri Rayon Sport. Yes, iri kipe ya Rayon Sport ni ikipe itari ifite ikiharanira. N'umutoza wa Etincelle yari yabivuze mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru, yari yavuze yuko ikipe ya Rayon Sport idafite ikintu iharanira. Abantu benshi rero bari biteze ko ikipe ya Etincelle bari biteze ko ikipe ya Etincelle iri buze kuba itsindwa uyu mukino, ariko igeze kuri Kigali Pele Stadium ibindi byose twarabibonye, twabonye ibyo bakoze ngo, ariko ibintu byahise bihindura isura nyine ubwo ikipe ya Etincelle yabonaga igitego kimwe none itangira kwatsa umuriro ku izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, birangira ikipe ya Etincelle ibonye intsinzi y'ibitego bitatu. Byanga bikunda amakipe yandi ari mu myanya ya nyuma, ngira ngo sasigaje imikino 4 kugira ngo wenda bitwereke ko champion irimo irangira. Yes, hasigaye imikino 4 kuko urebye amakipe ubundi ashobora guhita amanuka. Harimo ikipe ya Gasogi burirebye nabi no yamanuka. Kenisi nazabukira noneho kabisa. Kuko Kenisi azahita ahura na Etincelle, namara guhura na Etincelle ahure na APR, namara guhura na APR aze hano ihuye akine na Mukura, namara gukina na Mukura bahure na Kiyovu. Ubwo rukumva rero na amakipe kandi na amakipe akomeye cyane. Gasogi n'ukuziririmbira ngo twaragukundaga kabisa tuyiherekeza kuko ndumva amakipe yose arakomeye cyane. Mukoresho bundi nabonye match yateye kuri ikipe ya Rayon Sport, byari ibintu bikomeye cyane. Yes, byari ibintu bikomeye cyane, ariko reka nkubwire ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport mbwire n'abakunzi bayo baduteze amatwi, niba tayifatiragwa iragwa. Yes, uhereye ku kisi Rayon Sport itwereka ko ifite abakinnyi bakomeye, ariko abo bakinnyi ntacyo bakora. Bafite n'amazina aho. Bafite n'amazina ariko ntacyo bakora. None se reka nkubwire, niba ushobora kuza hano ushobora kugihuye ugatsinda ikipe ya Mukura byagoranye urukumva bakugaraguye, umukino ukurikiyeho gatsinwa na Etincelle tuzi ko iri mu marembere iri kumanuka ibitego bitatu ku gitego kimwe. What do you think? Asiyo resulta wamuganiraga nahe iragana he kuba niyo mpamvu nkubwira yuko ikipe ya Rayon Sport nayo ishobora kuba iri mu mazi abiri. Mu mwaka utadushobora kubona ikipe ya APR irimo irongera kwihangana yonyine. Ibi bintu ntago byagakwiye mu Rwanda. Ubundi match hano mu Rwanda tuba dushaka match zimirira amakipe ngo ahangane bimere neza kabisa. Ariko amugani warebaga ko Rayon Sport mukuru yarayihagamye irangije none yita ibishimangira yerekana ko Etincelle ikubita. Yes, yarayihagamye ariko yaje kugira impinduka nyuma yuko basizemo uriya muhungu Youssef Rab wabonye utuntu yararimo arakora. Youssef naramukunze cyane, nabonaga utuntu tw'udukoroshi arimo aragenda atera. Biza gutuma ikipe ya Rayon Sport ibona intsinzi y'igitego kimwe cya Ngendahimana Eric, ariko Rayon Sport ni ikipe iri kutwereka yuko itari kudukonvenka rwose cyane rwose. Narabikunze ni ikipe ya Etincelle yari yambaye neza cyane umutuku n'umweru kabisa, yari ihatana ivuga ati ntago nshaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri habe na gato. Rayon Sport ndagukubita kanyafu kabisa. Ariko buriya ntubona ikipe ya Etincelle, ikipe ya Etincelle iramutse itsinze
ikipe urukumva iramutse itsinze ikipe ya Sunrise sibyo wenda igakora gashya ikagenda ikanganya n'ikipe ya APR ntabwo Etincelle yamanuka byaba n'ibintu by'agaciro kabisa tukabukomeza kubona amakipe kabisa hagije muri iyi ekipe ya muri iyi shampiyona y'u Rwanda ni ibintu byiza cyane kandi n'ibintu twakomeza kurushaho kugenda twishimira cyane pasi ubundi football man ndayikunda football hari ukuntu itandukanye n'indi mikino kuri ngewe bitewe nuko uyu munsi wa none ushaka ukuri kubona ibintu ugasanga ejo byarahindutse yes usanga ibintu byarahindutse bite burya turi mu isi yirukanka sibyo turi mu isi yirukanka ushobora kwirara gatoya ukaba uhuye n'ibibazo nibyo turi kubona kuri ikipe ya Rayon Sport iragenda ikicara ikumva ko ari ikipe nkuru noneho yamara kumva ko ari ikipe nkuru ikagenda reka ngwereze urugero urabona ikipe ya APR imikino yayo yoroshye imyinshi yarayitsinze nicyo kintu yashoboje shampiyona y'u Rwanda ariko ikipe ya Rayon Sport irahura na twa dukino tugiye tworoshye ikajenjeka ugasanga irahunganyije irawutakaje nyino ugasanga bitumye ibura amanota ikipe ya APR rero itaratsindwa na magingo naya amakipe yitwa ko akomeye bamwe baranganyije ayandi ratsinda uribuka ko iyo ari nayo yitsinde noneho ikipe ya Rayon Sport ibishimangira Rayon Sport nayo twereka ko itangiye guciririka birimo biragenda bigaragara imbaraga nkeya kabisa muri Murera ariko byanga bikunda mukomeze mushyiremo imbaraga dukomeza by the way dukomeza no kwihanganisha APR kabisa yabuze umutozo ukomeye yes yapfuye ariko icyamwishe kikaba kitaramenyekanye rwose kuko Colonel Karasira we Richard Karasira yari yatangaje ko uyu mutoza rwose yagiye kuryama nta kibazo afite ibintu biba bikomeye man kubona duhomba umuntu nk'uriya ubundi muri football igihe cyose aba ari amahirwe make cyane ibintu biba bikubiye gake ariko birabaho kandi bikagenda yes niyo mpamvu rero Colonel Karasira we yakomeje agaragaza uburyo ki uyu mugabo yakundaga abantu ndetse n'u Rwanda by'umwihariko kuko yari afite na gahunda nyinshi zirimo zo kuzamura impano z'abana bo mu Rwanda ndetse akaba yari no kuba yashinga ikigo cyita ku bugororangingo Physiotherapy Center gikorera hano mu Rwanda ubwo kumva rero ko rwose ibintu byari kuba bimeze neza yaba uyu mugabo ahari agira iruhuko ridashira kabisa dukomeza no kwihanganisha abakunzi mwese ikipe ya APR ni ibintu bibaho uyu munsi wa none umuntu aragenda ejo natwe tuzagenda nta muntu n'umwe utazagenda murabizi byanga bikunda ariko iyo bibaye turushaho kwihanganisha abantu cyangwa tunabafata mu mugongo pasi ariko tukiri kuri inkuru y'uyu mutoza wa APR wongerera ingufu Dr. Hane bivugwa yuko nyuma yuko nyine umubiri we wari uri hano mu Rwanda ubu bamaze kuba bawerekeza iwabo cyane ari nako umuryango w'ikipe y'ingabo z'igihugu bagenda babasezera narushijeho gukurikirana uwo muhango byari ibintu byaramarira byaragahinda ariko byari ibintu bikomeye cyane kubura umuntu ni ikintu yes nta kundi bibaho twese niyo nzira kandi nyine tubyihangane tunabwire umuryango w'abasigaye ati mukomere tubafashe mu mugongo rwose nimugire ikibazo buri APR izahita ishaka umuntu byihuse uzaza gukavaringa icyuho cye yes birumvikana buriya ikipe ntabwo iba ifite umuntu umwe buriya hari igihe bifite abandi bantu ku ruhande ariko turizera neza ko wenda izahita ishaka undi muntu wo kuza gukavaringa umwanya wa Dr. Zahane nabonye abakinnyi ba APR rwose kabisa ingabo zacu zikomeye abantu bagiye batandukanye bakomeye bari bitabiriye guherekeza umurambo we yes ntabwo byabura ni ibintu bibabaje cyane rwose by'akababaro kenshi cyane ariko nyine tumubwira ati Imana mwakire mu bayo yego rero Imana mwakire mu bayo pasingira ngo abanyarwanda hanini bakunda kumva iby'iwabo ndetse bakumva nibi no hakurya y'iwabo kandi abari ingenzi uranyemera tuze kwambuka kabisa twigire mu gihugu cy'Ubufaransa naho twikaragiye turebe ikiri kuvugwa kuri uyu mukinnyi Kylian Mbappé na nyakubahwa president turaza kureba Kylian Mbappé ndetse na Haaland ni iki kirimo kiravugwa hagati y'aba bantu mu by'ukuri tugiye gusoma amwe mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa kwa aba bantu babiri dore ko ari bihangaje dufite hano iwacu mu mupira w'amaguru pasi ndashaka muri makeya cyangwa se uturebere iyi ngingo ya Haaland
ndetse na Kylian Mbappe niki kiri kuvugwa kw'aba bantu babiri? Yes, reka tuvuge kuri iyi ngingo ya Kylian Mbappe Lotte umufaransa rwose akaba na kapitene buriya w'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Eric Boti Haaland bivugwa yuko bashoboraga kuba bakinira ikipe ya FC Barcelona. Aze FC Barcelona ubundi Real Madrid ako ubundi aya makuru abayaturutse. Yes, biravugwa yuko uyu rutayizamu wa Manchester City Erling Brot Haaland ndetse na rutayizamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain Kylian Mbappe bashoboraga kuba bakinira ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne ariko birangira nta numwe ugiyeyo. Ibi rero bikaba byaratangajwe n'uwahoze ari umuyobozi wa siporo muri FC Barcelona yitwa Javier Baldosi ubwo yagiranaga ikiganiro na televiziyo yo muri Espagne ya El Chiringuito. Ariko ikinyo Espagne ubumva kuntu biva ibinga. Yes, biva ibinga cyane biba biryoshye. Uyu mugabo rero yavuze ko ubwo ikipe ya FC Barcelona yasinyishaga uwitwa Neymar Junior de Santos de Silva umwe mu banyamateka bakomeye rwose umunye Brazil muri Paris Saint-Germain bari babwiye ubuyobozi bwa FC Barcelona rwose kuba basinyisha Kylian Mbappe Lotte wari ufite imyaka 17 ariko ikipe ya FC Barcelona yarangiza ikabyanga. Yarabyanze bahita bajya kugura ahubwo uwitwa Ousmane Dembele sibyo agikina muri Borussia Dortmund niwe bahise bazana. Urabona ubundi uyu mugabo yaragize ati iyo nza kuba mfite ubushobozi we yarivugiye ngo yaza kuba afite ubushobozi aba yarazanye Kylian Mbappe muri Barcelona amuguze aya mafaranga ni menshi amuguze miliyoni 222 z'amayero kuri Neymar. Twari dufite amafaranga kabisa yo kumusinyisha. Nibaza impamvu batamusinyishe diru ziba zarakinwe kare ari naho ahitavuga ko ubwo bagurishaga uyu mukinyi Neymar mu ikipe ya Paris Saint-Germain bari guhita bazana Kylian Mbappe ariko babikojeje ubuyobozi bw'ikipe ya Barcelona barabyanga. Urukumva bamaze kubyanga rero ibi ngibi noneho bibi kibazo. Ariko areba abakinyi babiri hagati ya Mbappe ndetse na Neymar. Bose aba bakinyi babiri n'abakinyi bakomeye cyane mu makipe yabo cyane ko banakinanye ukabona ni ibintu byari bigaragara neza ariko ukabona umusaruro wa bose uraza ariko ntumenye ngo ninde wasaruye kurenza abandi. Ibi bintu rero byari ibintu bigoye kuba bari abakinyi babiri bahura mu ikipe ariko nekereza ko Barcelona nubwo bwose itayisigura Mbappe yaguze n'ubundi umuntu ukomeye cyane. Yes, nubwo itahise igura Mbappe yesigura Ousmane Dembele. Imaze gusinyisha Ousmane Dembele nyine mikuye muri Borussia Dortmund. Yaraje yafashije Barcelona ibintu byinshi cyane. Ousmane Dembele ari mu bakinyi beza. Umukinyi n'umuhanga ari mu bakinyi beza bafite impano hano ku isi. Abantu batemera Ousmane Dembele ngewe sinshobora kumvikana nawe bitewe nuko n'umukinyi ufite ubuhanga ntagererana. N'ikimenyimenyi uzabarebe muri Champions League. Ubwo azabahangana n'ikipe FC Barcelona yavuyemo. Noneho bikaba karusho Luis Enrique nawe akaba yaratoje ikipe FC Barcelona. Uri kumva? Aki match noneho bigahita bikubitaniraho n'igihe FC Barcelona yatsindaga ikipe ya PSG ibitego 6-5. Ariko abantu babyibuke neza ibi bintu bitazasubira. Yes, dushobora kuzabona umukino ukomeye cyane. Niyo mpamvu rero nashaka ngo no tubihuze ni deal ya Eric Boti Haaland no wavuga yuko yashoboraga kuba yaraje muri FC Barcelona. Ati bihurira he rero muri ibi bintu. Yes, kuri Erling Boti Haaland Javier Baldosi we yavuze yuko byashobokaga kuba bamusinyisha muri 2020 bamukuye muri Salzburg mbere yo kwerekeza muri Borussia Dortmund ariko umutoza akamwanga kubera ko bari bafite Luis Suarez. Ariko mana yanjye we urari ntari kwicuza cyatumye yangura mukinyi ariko niyo mpamvu babwira ati Guardiola mujye mwitonda aba yamukubise ijisho. Yes, Guardiola
buriya Pep Guardiola ni umukinnyi ureba kure cyane sibyo uretse no kuvuga ngo areba kure ahubwo aranakabije buriya reka nkubwire nzi kureba akavideo buriya Guardiola ni umuntu ukunda Lionel Messi nyemera mbivuge gutyo wenda kubera ko ingingo ya Lionel Messi itarimo ariko ni ngombwa yuko buriya tumuvugaho sibyo yaravuze ngo mu gihe ndimo ndareba akavideo arimo arereka uburyo ki abakinnyi ba Man City ari kuvuga ati ngiye nkunda Messi kubera ukuntu atanga passe agahita ajya mu kibuga agahita ajya imbere y'izamu akagenda nk'inyamaswa ukumva none yakanga aba defenseur ba adversaire ubwoba bukabica bigatuma ikipe ari gukina itsinda niyo mpamvu namwe kuko urabona buriya Kevin De Bruyne reka nkwereke Kevin De Bruyne ku ruhande rwa Man City iyo atanze passe ntabwo ahagarara ahubwo ahita yirukanka nawe mu bakinyi ba Serie kabisa banabangama bitandukanye n'uyu Haaland uyu Haaland we urabona we ategereza umupira uje ubundi Haaland bamubara nk'umufinisha wa mbere uzi gukora finishing kuko nawe iyo afashe umupira biba birangiye sibyo ariko bitandukanye na ntuze na Kevin De Bruyne we atanga passe yamara gutanga passe none agahita yirukanka akajya he imbere yamara kujya imbere ugasanga ni ibintu byiza cyane noneho tukiri kuri ingingo ya Eric Haaland bivuga yuko ashoboraga kuza nyine banze kumusinyisha kubera yuko bari bafite Luis Suarez nawe waje kuva mu ikipe ya FC Barcelona ubu ngubu akaba yikinira hamwe ikipe ya Inter Miami akinana na Lionel Messi yarahombye tara kabisa bahombye tara ikomeye ariko pasi ndashaka tuze kureba ko aba bakinyi babiri Kylian Mbappe ndetse na Haaland ni bamwe mu bakinyi bafite style y'imikinire myiza cyane itanga umusaruro ariko ugasanga umwe afite umwihariko we n'undi afite undi mwihariko niyuhe mwihariko wa Haaland ubona wowe yes umwihariko wa Haaland mbona nibyo nandi kubwira no guhagarara gategereza umupira uje kandi ikindi Haaland afite umwihariko wo gushyira ku mutwe buriye ushobora gusanga ibitego byinshi atsinda ari by'umutwe cyane ko ari na muremure cyane ko ari muremure iyo ahagaze mu kibuga bameze nk'inzovu urukumva ni icyanyaswa bitandukanye na Kylian Mbappe yashobora burya kujya gushaka umupira biragaragara cyane Mbappe kuko we azenguruka ubundi ni nka tuterura mugabo arirukanka ukibaza ningerage kandi Mbappe yafashe umupira rwose yewana nta mu defenseur mukoro iyo umukozeho ni penalty nicyo kintu nkundira muhugu yo mpamvu babwiye ati mani ikipe ari amakipe akomeye abafite abakinyi kabisa bafite amazina ndetse akomeye pasi niki kindi wabwira abanyarwanda kuri aba bantu babiri yes araye icyo nababwira nuko kugeza ubu ngubu ubwo ikipe ya FC Barcelona nyine yanze kuba yasinyisha aba bakinyi ubu Kylian Mbappe rote aracyari mu ikipe ya Paris Saint-Germain arimo aritegura kuzavamo rwose mu kwezi kwa gatandatu yerekeza mu ikipe ya Real Madrid hazashya ugasa ari kumwe na ba Jude Bellingham ndetse ari kumwe na ba Vinicius ari kumwe na ba Rodrigo ibintu bizaba bimeze neza cyane mu gihe ikipe ya Man City yo rwose gikomeje kuba yasinyisha uyu musore w'umunyanoruveje Haaland yes bisa nekereza nashidikanya ko numwe mu bantu bakomeye cyane kandi banagaragaza umusaruro ikipe ya Manchester City bitewe n'ubwo n'ubuhanga afite cyangwa se ntagereranywa pasi mu gusoza iki kiganiro byanga bikunda hari nk'ubutumwa ushobora kugenera abakunzi ba football yes njye icyo nagenera abakunzi ba football icyo mbasaba no gukunda football yes mukunde football kuko nta handi uburyohe buba bahere kuyiwacu ariko mu Rwanda yes bahere kuyiwacu mu Rwanda by'umwihariko mukurikira Adi Group Sport kugira ngo ibintu bigende neza cyane yes bakurikire AD Sport kabisa ni umunsi ku munsi tubagezaho ibiganiro yes tubagezaho ibiganiro twebwe icyo tubasaba nuko mukora subscribe share like and comment ubundi ibintu bikagenda neza hari aba bashaka kumbwira ngo barashaka kutubona mu minsi iri imbere tubakubitemo video kabisa y'ahantu birumvikana kubera ko u Rwanda ruri kugenda ruhinduka natwe tugomba kujyana n'ibishya